fur et à mesure que le temps passe, le progrès a toujours besoin d'un rang de lancement. Une onde numérique a pour objectif de répandre un bon message. Un message de paix dans toutes les nations, à partir de Patchis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Patchis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. turabasuhuje kandi tubaye ikaze mu kiganiro cyacu tuzi neza ko mukunda muri benshi ni ikiganiro Patchis TV noticie ngo biterwa n'umufukarije ariko tugiye hari noticie hari na noticie ibyo byose turi muri weekend namwe turifuza ko mwavuga iryo zina muri tsindagiye batsindagire turi muri weekend muvuga ugomba kuba ukomeye utsindagiye rwose siko bimeze ni muri weekend birumvikana cyane Ferbie twamaze kubaha ikaze mu kiganiro cyacu batabasha kumva urwo rurimi tubibutse ko ari amakuru y'ingenzi ya Kiliziya Gatolika yaranze icyumweru tubahaye ikaze rero Genda Vestine Mukaryumugabe nanjye Ferbie ariko wakoresha amazina muri weekend Mr. Hi nanjye tuzayisenga Hirwa Ferbie nige turaba turi kumwe na Vestine muri iki kiganiro cya none Ferbie aho duherukira mu makuru yacu twarimo tubwira abantu ngo bazagire Pasika nziza tunabibutsa ko kandi Pasika yakuriranye n'igihe gikomeye ndabyibuka wanasomye itangazo rimbuza kugira ngo ntumira mu gitaramo cya Pasika ariko rirumvikana narinzi ko ibyo bintu utakibyibuka none uracyabyibuka ubwo rero nanakubwira ngo uzabatumire nyuma yaho yego twizere ko utumire buzagera kuri bose rero ubwo wa mugani baca sina bamuvuguruje se ngo dari kiti ndikimubwira ubwo oya reka kizabagwire bose hanyuma rero birumvikana mu kwizihiza rero Pasika n'ubundi niho twasoreje amakuru yacu yaranze icyumweru ariko reka dusubukure n'ubundi tugaruka uko hirya no hino bizihije umunsi mukuru wa Pasika twari tugeze ku munsi rwose wa Pasika twaragiye tugera kwa gatandatu mutagatifu hanyuma turababwira ati na Pasika tuzayizihiza ariko tuzanayigarukaho ni byiza rero ko tugiye kwiheraho n'ubundi hirya no hino Pasika yarizihijwe mu madiyoseze birumvikana ariko kandi bakomeza kuzirikana ibikubiye mu itangazo ry'abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda bageneye abakristo mu kwizihiza umunsi mukuru wa Pasika cyane wanahuriranye n'icyumweru no kwibuka ku nshuro 29 jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 hari ikintu nishimiye rero Vestine ni iki Ferbie numvaga ndibuze naje nk'ijisho ry'umunyamakuru ntabwo naje nk'umuntu gusa ruge mu misa ya Pasika naje ndeba ko hari umuntu ushobora kuba yibeshya akazana umwana wo kubatizwa oya ntabwo gusa icyo nabonye cyo nyine bantu bijije Pasika wabonaga ko ku mitima wenda ntabwo wahagera ngo urebe ariko wabonaga gutya abantu bagerageje kubahiriza ko Pasika ariko n'ikindi gihe turimo bakagerageza kucyubahiriza rwose rero nta watekerezaga kuvuga ngo arazana umwana we kumubatirisha ntibishoboka iyo gahunda ntayari iriho hari ikindi cyashimishije ngira ngo wenda ni mu paruwasi amwe namwe ya Arikidiyoseze ya Kigali sinzi ko mwebwe aho ngaho byari bimeze nuko hari abantu benshi hari abantu benshi cyane nuvuga abantu ngiyewe aho narindi Ferbie buriya mugani buri wese araza kutubwira aho yarari aho narindi wasanga nawe ariho wari uri cyangwa ndi hatandukanye ngewe nabonye aho nari muri Arikidiyoseze ya Kigali nabonaga Kiliziya yari yuzuye noneho no hanze bari bagerageje kuhashyira izindi ntebe zidasanzwe zihari kandi ubundi abona ahantu nasengeye nagiye mu misa ni Kiliziya nini pe Kiliziya nini ubusanzwe ariko tekereza ko abantu bari mari benshi bakazana n'izindi ntebe hanze zikuzura nabyo wabonaga ko abantu ariko ntabwo ari bya bindi ngo abantu bitabira ngo umunsi mukuru yewe mbibonamo nk'ikintu cyiza byo kuvuga ngo
Kristo yatazuka kwemera kwanyu kwabaye bagaragaje kwemera kandi no muri archdiocese ya Kigali by'umwihariko muri amaparuse amwe namwe nagiye mvuga ubusanzwe hari igihe uhabona imodoka nyinshi ariko wakwinjiramo ugasanga abantu n'imbarwa abantu ni bake ariko imodoka zari nyinshi n'abakristo ari benshi ndibuka aho hari aho nasengera no bazana n'intebe zitari zisanzwe kuko namwe byagenze naho batera no mu nzira aho batasanzwe batera intebe rwose byari ibintu byiza byo kwishimirwa. Kristo yarazutse, Kristo ni muzima, Kristo ni muzima, aleluya aleluya aleluya, ni muzima. Hanyuma Ferbie hagiye hatangwa ubutumwa butandukanye hirya no hino hijirijwe umunsi mukuru wa Pasika. Reka duhere wenda nko muri gahunda Vestina kugira ngo dukurikiye babyumve neza muri paroisse zose amasantrale niki ubutumwa bwaratanzwe ariko turaza kugaruka kuri kubw'ingenzi wenda nk'abepiskopi nk'abatatu ego nibwo turi bugarukeho. Reka rero nari mbivuze ngo duhere muri diocese ya Butare. Aha Pacis TV n'ibindi bitangazamakuru bya Kiliziya Gatolika byari bihereye muri diocese niho twari twawukereye duhari hirya no hino batajyabone muri diocese ya Butare nuko ariho mpereye niko ariho twari turi niho Pacis TV nuko ariho mpereye. Hanyuma rero Musenyeri Philippe Rukamba n'umwepiskopi wa diocese ya Butare yavuze ko Pasika ku bakristu ituma bumva bimwe mu bitekerezo n'imyitwarire igomba kuranga umukristo. Abamona rero kuri foto ngira ngo irafoto yari hanze ntabwo ari mu Rwanda. Beste rero ngo yakomeje agira ati Pasika ivuga ko Imana ishobora byose, ati kuri Pasika kandi twumva ko Imana igira impuhwe igihe cyose. Pasika yerekana ubwiza bw'umuntu ukomoka ku bwiza bw'Imana, kuzuka kwa Kristo wabambwe bifite agaciro gakomeye, bikaba imbuto yabibwe mu mwijima w'isi, bigatanga icyizere ko na muntu ashobora gutsinda iyo ari kumwe na Kristo. Yanagarutse ku kintu cyo gusaba imbabazi, avuga ko hari abantu bavuga ko bazababarira cyangwa se bazatanga imbabazi, birumvikana abandi se bazasaba imbabazi cyangwa se baziyunga ari uko wa undi mufitanye ikibazo yafashe umwanya akatera intambwe akabaro akaza kukureba. Hanyuma aragira ati Imana isaba abantu kubabarira abeza n'ababi yewe n'utagusabye imbabazi. Ati Kristo adusaba kuba abanyampuhwe nka data uri mu ijuru. Ati nka data uri mu ijuru. Reka wenda dusimbukire noneho hafi ku mupaka ku mupaka w'igihugu cya hariya hirya cya gihugu cya hariya hirya ni muri diocese ya Byumba. Musenyeri Papias nawe afite ubutumwa yatanze aho agira ati ngo ni muri diocese ya Byumba. Musenyeri Papias Musengimana umwepiskopi wayo nawe yavuze ko guhimbaza Pasika mu gihe gikomeye u Rwanda rurimo cyo kwibuka ntibihabanye ahubwo bifasha abantu kurushaho kuzirikana ku buremere bw'icyaha cya muntu. Yakomeje agira ati kudatinya gucura umugambi utambamiye ugushaka kw'Imana wo kugambanira, gutoteza, kwica urubozo, urumva ati no kurimbura abantu bazira uko bavutse, kuko byakozwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nyamara ahubwo abantu bagomba no kuzirikana urukundo rukomeye rw'Imana n'impuhwe zayo bisumbye kure icyaha cya muntu, bityo iyobera ry'izuka rya Kristo rikaberekeza kandi ribakomeza muri iki gihe turi mu gihe yavugaga iki gihe cy'unamo ni cyo kwibuka. Agira ati izuka rya Kristo rigomba guherekeza abantu muri ibyo bihe. Birumvikana tugize gutya tukagaruka. Hanyuma reka tugaruke na hano nyiricyubahiro Antoni Cardinal Kambanda na Archiepiscopi wa Kigali nawe mu butumwa bwe yagize ati kwizera ko ubuzima burusha imbaraga urupfu kuduha imbaraga no mu kwibuka tukibuka twiyubaka bishingiye ku kwizera kwa Kristo wadutsindiye urupfu. Ati icyaha ni umugera w'urupfu, ni nacyo kituganisha ku rupfu. Gutsinda icyaha umuntu aba yimika inema y'ubuzima bwa Yezu Kristo burusha imbaraga urupfu.
aha rero twibuke ko mu misa basomewe na bwa butumwa bwa Pasika abepiskopi bageneye abakristo abo vesti buriya uzi umugeri cyari cyo umugera Ferbier ari benshi badukurikiye rero babandi tuvuga ko bageze kuri 60% babatuye iki gihugu cy'u Rwanda yabagize abanyarwanda muri rusange 60% barabavuze zo ko batazi umugeri cyari cyo ubwo ushatse kuvuga ko ari urubyiruko abenshi rwose n'urubyiruko bafite imyaka iri munsi yanjye bashaka kutamenya umugera cyari cyo umugera byose ntago nta kantu karimo imbere nanjye mbere nk'abana ati nta kantu karimo imbere sinzi ntabwo nabona ukuntu nkasobanura karimo imbere ariko kamunga katari keza cyane ngire ngo urabona rero bya bindi byaje muri iki gihe abantu twiga dushaje nkanjye mbese umuntu yagiye kwiga none batangira kubiga urabona twigiye kujya mu ishuri kwiga igishinwa kandi ukibonye ukuze mu myaka myinshi cyane nk'iyanjye ngo babigisha ibintu biramucanga noneho harimo abisubiramo nimugoroba ahamagara mugenzi wose harajya nyibutsa ngo kakajinga kikora agashenzi bakita gute none se Ferbier akajinga ubwo ni iki yashaka kuvuga ati kakajinga kikora agashenzi ariko bakita gute hari undi musore nawe ngo yarimo akopera ngabwira mugenzi ngo mani ngo mbwira opposite ya mani oya ngo mbwira opposite ya woman reka rero inkuru za Pasika tuzifugira ngo ko yizihijwe neza hirya no hino twagiye tubikurikira mu maparuwasi wacu mu madiyoseze mu masantrale byari ibyishimo twagiye tubona no ku mafoto no ku mbuga nkoranyambaga byari bicika ariko twari twahisemo gusa kugaruka kuri ubu butumwa bw'imena bwagiye butangwa n'abepiskopi reka rero buriya Pasika urabizi n'ubundi yabaye tukiri muri cya gihe cy'icyunamo hari ibikorwa bikomeje kugenda bikorwa hirya no hino byo kwibuka abacu bapfuye jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 reka ngire ngo abareho dusimbukira none turebe muri cyo kimwe n'ubundi ko twakomeje kukibamo ko Pasika yabaye tukikiri muri cyo cyumweru ariko se ntabwo kuba Pasika yarabaye ntabwo byakomeje byabujije ko n'ibindi bikorwa byo kwibuka n'icyunamo byakomeje yego reka rero ibyo bikorwa tubihere hano muri Arkidiocese ya Kigali muri Paruwase ya Musha hari Musha ni mu karere ka Rwamagana yego ubwo ni mu karere ka Rwamagana ubwo rero hasozwaga icyumweru cy'icyunamo hari tariki 13 Mata nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda na Arkiyepiskopi wa Kigali nawe yagiye kwifatanya n'abaturage bo mu karere ka Rwamagana hariya mu murenge wa Musha kunamira no kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bashyinguwe mu rwibutso rwa Musha. Uyu munsi rero hanashyinguwe mu cyubahiro imibiri y'abantu 8 yabonetse. Mu butumwa bwe yahumurije abarokotse jenoside yakorewe abatutsi arabihanganisha mu bihe bikomeye nk'ibi barimo byo kwibuka abatutsi biciwe muri Paruwase Gatolika ya Musha no mu bindi bice by'amakomine ya Gikoro na Bicumbi. Aya makomine yabarizwaga mu cyahoze ari perefegiture ya Kigali ngari yaragendaga gakora ntara hose yageraga hose. Aho rero naho nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda yifatanije n'abari bari hariya. Hanyuma ntabwo ari aho honyine Ferbier, ntabwo ari aho honyine kuko bikorwa byarakomeje kandi tuzi ko komisiyo y'ubutabera n'amahoro nayo igira uruhare mu kugira ngo ifashe abantu. Igira uruhare rukomeye cyane muri ibi bikorwa byo kwibuka, ndetse si no muri ibikorwa byo kwibuka gusa ahubwo no gufasha abagezweho n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Hari ibikorwa byinshi bagenda bakora kandi nk'uko tubibona mu mbone y'itangazamakuru tubona ko bigenda bitanga umusaruro. Aha rero ni mu kiganiro ngira ngo Padiri Valens Niragire yagiranye n'igitangazamakuru cya leta RBA. Padiri Valens Niragire ni umuyobozi wa komisiyo y'abepiskopi y'ubutabera n'amahoro. Yagarutse rero ku ruhare rwa Kiliziya Gatolika mu rugendo rw'isanamitima nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Avuga ko bafatanije n'izindi nzego bakomeje kwigisha ibijyanye no kubabarira no gusaba imbabazi hirya no hino
muri diyoseze aho rero bahuza abarokotse jenoside ndetse n'abayikoze bagakora urugendo rwo gusaba no gutanga imbabazi. Avuga ko rero ubu ubukangurambaga bukorwa kandi buzanakomeza gukorwa no muri gereza barahagera birumvikana hagamijwe kubanisha abantu mu mahoro. Amakuru rero dukesha ikinyamakuru Kinyamateka avuga ko kuri ubu amatsinda y'ubumwe n'ubwiyunge agera ku 120 agizwe n'abasaga ibihumbi 6 byose ni menshi cyane ariyo yavutse mu rugendo rw'ubwiyunge n'isanamitima rwakozwe hirya no hino mu maparuwasi hirya no hino mu maparuwasi yose. Yego na maparuwasi rero tukiri mu makuru ajyanye na komisiyo y'ubutabera n'amahoro. Reka noneho twerekeze no muri diyoseze ya Butare nk'uko babivugaga. Izi komisiyo zigenda zikora mu bikorwa bitandukanye rwose. Abadukurikira ngo barabona ifoto y'abasore rwose, ifoto y'abantu urabona bari guhinga haragira imisozi yo biti Mirambi se n'ahantu harambitse. Nabonye ari nko mu gishanga nabonye ari nko mu gishanga ibyo twigaga kera by'akabande igishanga nicyo bitaga ngo niba ari igitwa igitwa twarize hariya rero hariya ni muri diyoseze ya Butare rero by'umwihariko muri paruwasi ya Karama hariya bari kureba. Ubwo rero komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya diyoseze ya Butare ifatanije na paruwasi ya Karama. Komisiyo y'ubutabera n'amahoro muri paruwasi birumvikana baramanuka bakajya no kuri paruwasi kuri rwa paruwasi bagize rero batya baramanuka bajya rero gufasha umubyeyi warokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Uriya mubyeyi yego wifotoje bicaye. Uriya mubyeyi rero urabona ko bamukoreye igikorwa cyiza baramuhingiye hanyuma banahava banashyizemo imbuto. Bamutereye imbuto z'imigozi zizera ibijumba. Imigozi y'ibijumba. Bano ko bamukoreye igikorwa cyiza cyane rwose. Hanyuma ugumanutse kuri la station utarinjira mu mujyi neza witugera Cyangugu ureze kuri gereza n'ahandi bakora ibintu byiza bigezweho muri cya kigo cy'abapadiri. Hari Indamuyaga ni mu bapadiri, Indamuyaga ni mu bamonaki. Nanjye mbaza nka mwarimu monaki ariko n'abapadiri n'ubundi ukomeje iriya nzira nabazaga ibyo nzi buriya banguriki batanze nawe uri mwarimu fete nagufashe. Ariko bajya bavuga ngo abanyamakuru namwe ntabwo ubundi mubamubaza ibyo muzi. Turi ntumwa za rubanda zitabigize umwuga, uzabigize umwuga n'izira zitorwa. Utabizi se ubundi wabaza iki Felipe? Babarubwire utazi ikintu ugiye kubaza wamenye ubaza iki. Ugomba kugenda ugifiteho amakuru ukaza no kubaza ibyo uzi kuko ufite uwagutumye n'ubu uri kubareza. Abaza amakuru nako abazi irura muhanda rero ubwo tuyise twirinda kwinjira mu mujyi. So tumanukira kuri ya station turamunutse dusa n'abamuruka mu gishanga twerekeza muri diyoseze ya Cyangugu. Turacyana muri ya makuru yo kwibuka. Yego hanyuma naho ubwo hasozwaga icyumweru cy'icyunamo ubwo ni ku itariki 13. Iki cyumweru rero ubwo cyasorezwaga muri ubwo bagisozaga muri diyoseze ya Cyangugu abarokokeye muri paruwasi gatolika ya Hanika muri diyoseze bavuze ko nubwo ibihe banyuzemo muri 1994 bitari byoroshye ni mu gihe cya jenoside ubashima ko bamaze gutera imbere muri gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge baherekejwe na ya komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya diyoseze ya Cyangugu yabafashije kongera kubana n'ababiciye imiryango. Hanyuma rero ubuyobozi bw'iyi komisiyo buvuga ko bamurikiwe n'ivanjiri n'inyigisho mbonezamubano za kiliziya. Intego yayo ari ugutanga umusanzu mu kongera kubaka u Rwanda bunganira ibikorwa byiza bikorwa na leta mu kongera kubanisha abanyarwanda. Ngira ngo barabibona hariya uriya umuyobozi wa komisiyo y'ubutabera n'amahoro muri diyoseze ya Cyangugu yitwa Padiri Ngoboka Theogene. Ngira ngo Vestina urabyibuka mu kiganiro n'itangazamakuru Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu naho minisitiri yari yabigarutseho avuga ko ubwo ngo Mojano bavuze ko ari ukunganira ibikorwa byiza leta irimo ikora. Yego bari
bari bavuze ko nabo mu guhangana n'iki kibazo cy'abagiye gufungurwa bagiye gusubira mu miryango yabo biciye barimo bakorana n'imiryango tegamiye kuri leta igera ku 10 kugira ngo babafashe gutegura abo bantu ndetse n'abageze bo batangire babaganirize babe ibiganiro byinshi cyane bibafasha kugaruka mu nzira. Aha rero ubwo birumvikana Kiliziya Gatolika yo igira amakomisiyo atandukanye babyumvise n'ubundi bazi ko iyi komisiyo imanuka iri muri Kiliziya Gatolika. Ibyo bikorwa rero byo gufasha babandi babasubiza mu buzima babahuza n'aba bahemukiye gahunda yo gusaba imbabazi no kuzitanga basanzwe babizwi ko bayifashwamo na komisiyo y'ubutabera n'amahoro bitewe na diocese runaka kuko iba muri buri diocese Gatolika dore ko zimaze kuba ziracyari icyenda Philibert uri kurota wasanga hagiye kuvuka izindi biranugwanugwa ko hari ebyiri rwose biranugwanugwa zishobora kuvuka cyane rwose hari niyo baha amahirwe ya hari ahantu hahandi haturuka izuba ariko hari ahantu ubona ugasanga byo hari ukuntu ari hanini hari ukuntu diocese ari nini ukiva hariya ikagenda ikagera hariya ukabona ni hanini ukuntu birakwiye kandi biratunganye. Karagaciyemo rero bakunzi ba Patches TV tubibutse ko tukiri mu makuru y'ingenzi ya Kiliziya Gatolika yaranze iki cyumweru turi gusoza. Dukomeje mu yandi makuru rero, reka dukomeze mu yandi makuru turebe muri CPR hanyuma rero Episcopal ni Faransa Episcopal Conference. Ubwo rero amakuru dukesha urubuga rw'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda avuga ko kuwa kane w'iki cyumweru turi gusoza kuwa kane ubwo hari tariki zinga 12 13 hari 13 Philibert kuwa gatanu akabiki kuwa gatanu akaba 14 hanyuma uyu munsi zikaba 10 ubundi ubwo kuwa gatandatu uyu munsi ni 15 sibyo se yego reka nsaba kubanga bw'ibyuma bakuzanira amazi bamemba amazi. Okay. Abashinzwe komisiyo yihamagarirwa butumwa ni mu madiocese bayobowe na Musenyeri Edouard Sinayobye umwepiskopi wa diocese ya Cyangugu akaba ari we perezida wa komisiyo yihamagarirwa butumwa mu nama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda. Ubwo rero bahuriye i Kigali hari mu rwego rwo gutegura umunsi mpuzamahanga wihamagarirwa butumwa uzizihizwa tariki 30 Mata uyu mwaka. Aribona hariya kuri iriya foto urabona ko barabakikije umwepiskopi nibo bari bitabiriye iyi nama cyane ko nabahagarariye komisiyo nabahagarariye ihamagarirwa butumwa muri buri diocese barabose ni intumwa zaturutse muri wenda hakazamo n'abandi bantu bafitanye gahunda nabo bashobora kugira ubufasha batanga mu bijyanye n'iyi komisiyo yihamagarirwa. Hari bimenyerewe mu itangazamakuru cyangwa ko bakweretse nk'ifoto ya kera n'umuntu yarananutse nabamenyesha ko iriya foto yafatiwe igihe cyayo hari ni ku cyicaro cya CPR ku cyicaro cy'inama y'Episkopi Gatolika. Reka rero dukomeze kuri mu makuru yandi dukomeze muri Synode ni amakuru dukesha kinyamateka kuva ku itariki ya 12 kugeza ku 19 Mata ni muri uyu mwaka turimo. Inzobere zakurikiranye Synode y'Abepiskopi ku rwego rw'imigabane ziteraniye i Vatican ku bunyamabanga bwa Synode mu rwego rwo gutegura inyandiko niyo bise Instrumentum Laboris. Iyi nyandiko rero Instrumentum Laboris izifashishwa mu cyiciro cya mbere cya Synode y'Abepiskopi giteganijwe tariki ya 4 kugeza ku ya 9 ni mu mwaka kugeza ku tariki 29 bizaba ari mu kwa 10 mu mwaka wa 2023 izabera i Vatican ni mu gihugu cya hariya mu Butaliyani. Abandi bakunda kuvuga ngo ni Roma kwa Papa. Ni mu Butaliyani rero aho ngaho turacyari mu yandi makuru. Reka tukomereze noneho makuru ajyanye n'uburezi. Tukature mu burezi biranugwanugwa. Mu burezi rero naho mu burezi naho hari inama yabaye ubwo ni inama yatangiye ku itariki 13 yasojwe ku wa gatandatu birumvikana. Inama y'imisi 3 inama yateguwe na Kaminuza Gatolika y'u Rwanda
abandi bafatanyabikorwa ikaba yarahuje abashinzwe komisiyo y'uburezi na komisiyo y'umuryango na komisiyo y'urubyiruko hari mu rwego ni ku rwego rw'amadiyoseze hari kandi n'abayobozi b'ibigo by'amashuri gatolika nabo bari bahari muri iyi nama n'abandi bafite aho bahuriye n'uburezi. Abenshi namenyemo ariko navugamo umwe bwana Dr Jean Paul Nigena rero n'abepiskopi bari barimo buriya uvuga ngo abepiskopi barimo harimo wari ukiri mu barayiki nari mvuze abarayiki kuko barasimuye gufunda n'udushumi tw'inkweto zabo. Yego rero mu barayiki ubwo na Professeur Jean Paul Nigena nawe yarayitabiriye ariko nawe tukibutsa ko atari yoroheje ntabwo ari mu Ferbier umujyanama wa Papa Francisco mu rwego rw'ubuyobozi bwa Kiliziya rushinzwe uburezi n'umuco. Hongemo n'umuco noneho. Bongemo umuco. Ego kuko nta burezi wagira udafite umuco. Baherutse ku nyine ubutumwa yabushinzwe na Papa Francisco mu mwaka ushize ndumva ari umwaka ushize ntabwo ari kera cyane umwaka ushize hanyuma rero mu kiganiro na Jean Paul yavuze ko rwose barebye bakabona kugira ngo uburezi uburezi nyabwo bugomba kujyana n'uwo muco babona nibi by'umuco rero bagomba kubyongeramo mu kubyongeramo Papa Francisco ahita avuga ati ibi kuko bijyanye n'ubundi nabyo yabyongeyeho cyane ko muri rya reme ry'uburezi nkuko Kiliziya Gatolika ihora ibyigisha kandi ibyimakaza ni ukubaka umuntu ushoboye kandi ushobotse. Hanyuma rero ahangaha Jean Paul yavuze ko bahuje izi komisiyo uri kumva bagamije kurebera hamwe aho gihango cy'uburezi cya Papa Francisco Pacte Educatif Global kigeze gishyirwa mu bikorwa mu Rwanda n'icyakorwa rero ngo haboneke uburezi buhuza ubumenyi n'ubumuntu. Kuza ubumenyi n'ubumuntu ni ikintu gikomeye très important ni ikintu gikomeye cyane. Ndibuka mu kiganiro Jean Paul yaravuze ati kugira ngo umwana abe yuzuye ameze neza yavuze ati yarabanje aravuga ati uburezi buri wese akeneye uburezi buri wese akeneye uburezi kandi no muri iki gihango cya Papa Francisco nawe niba bavuga ngo Pacte Educatif Global ni uburezi budaheza buri wese yibonamo hanyuma buzagera nyine kuri buri wese kandi ufite uburere bufite aho bukomoka. Uburezi rero buzagirwamo uruhare na wa mubyeyi kangaruke ku cyo Jean Paul yavuze mu kiganiro kuko ni intumwa ya Papa Francisco birumvikana nkuko yabyivugiye ati reka mbivuge kuko ni ubutumwa bwa nyir'ubutungane Papa Francisco kandi biri mu byo yashinze cyane rwose nibyo yashinze abivugana rwose n'ishema nibyo yashinze na confidence yayo narabikuze cyane. Tuje muri iyi nama niho itangiriye urumva bagiye ni mu Rwanda batangiriye ariko yavuze ko bazazenguruka no mu bindi bihugu bakareba nuvuga ngo nimba hari Pacte Educatif Global noneho agomba kuba na Africaine sibyo ariko noneho ndibuka nyir'icyubahiro Antoni Cardinal Kambanda atangiza iyi nama ubwo ni ku mugoroba ku itariki 13 nawe mu ijambo rye yongeye yabibukije ko noneho nubwo bari kureba muri Pacte Educatif Global ariko baza no kureba noneho ku rwego rw'u Rwanda avuga ati muze no kureba ku rwego rw'u Rwanda aho tugeze aho bababyeyi bageze bafatanya n'abarezi kuko uburezi ntabwo ari uburezi bwo gufata umwana ngo yagiye ku ishuri wamwohereje ku ishuri oya ni uburezi ureba umwana yararezwe yego yahawe ubumenyi ariko se afite n'uburere ibi bintu rero Vestine ngira ngo bizatanga umusaruro mu gihe kiri imbere ababyiruka bafite ejo hazaza heza niba iyi Pacte Educatif Global igiye kubahirizwa ngira ngo wigeze kubona rimwe harano uvuze ngo ni Pacte Educatif Global wenda Afrique sibyo cyangwa se Europe cyangwa se hehe nibuka ka video bigeze bagaragaza
ni byabayeho byaje ku mbuga nkoranyambaga ni mu gihugu kimwe nacyo gihana imbibi n'u Rwanda bagaragaje ikiraro rwose cyiza mpuza kiriya gihugu ni na kinini nanjye kuvuga ni mpuzamahanga sibyo kuko ni mpuzabihugu none icyo kiraro bakigezeho bagitaha kiba kiracitse ni ukuvuga ngo nibubaka umwana ufite ubwo bumenyi ufite ubwo burere ntabwo abantu bazasubira ku mafunguro asanzwe ntabwo uzongera kurya sima ntabwo uzongera kurya imisumari ntabwo uzongera kurya amabati ntabwo uzongera kurya imbaho abantu bazasubira ku mafunguro asanzwe noneho ibikorwa bikomeze bikorwe neza bifite ubuziranenge cyane bizaba ari ikintu cyiza cyane umuntu rero ufite ubumenyi uburere ushobotse kandi ushoboye ni ikintu cyiza cyane cyo shimira kandi inzego nkuru za kiliziya kuba zitunga itoroshi hari ahantu kuko niho ruzingiye burezi niho hantu ubwo nari mvuze ntazi ingero z'abantu bazasubira ku mafunguro mbere ku rugero nari ntaze rw'ikiraro cyacitse ubwo n'uvuga ngo tujye no muri domaine ya sante uhasanga hari n'abarya inshinge cyane ariko bibaze kuri muganga ukamwamira ikirikorome cyaba ari ikibazo cyaba ari ikibazo ibyo rero byose bizakemuka niba iyi pacte éducative globale ishyizwe mu bikorwa 100% tukayigira rwose yabati ni igihango Papa Francisco ashaka kugira ni igihango yagiranye n'uburezi rwose bizakemura ibibazo byinshi hanyuma rero ayo yari amakuru hirya no hino ariko nubundi niyo tukirimo mu makuru yacu rero habamo ibyiza n'ibibi Ferbien habamo ibyiza n'ibibi turagendana ntabwo hari indirimbo baririmbaga kera ngo ntawe urunga rwamubonye ntawe urusimbuka rwamubonye barya niko bavuga bavuga ko ariko byose n'ubundi kurusimbuka no kuruhunga ariko Ferbien hari uguhunga ushobora no kuva hano ukagira nkaho hirya gatoya ariko gusimbuka ntekereza ko babanje gusubira inyuma ugasimbuka aho rero burya ntabwo warusimbuka rwakubonye nta rundi tuvuga abakunzi ba Patches TV ni urupfu turi kuvuga hano aha rero tugeze mu gice cy'abantu twavuga ngo babuze ubuzima muri iki cyumweru ni za ntore z'Imana zatabarutse mu iki cyumweru reka duhere muri diocese ya Ruhengeri uwo ni Simone yari musenyeri kwa kabiri rero w'iki cyumweru noneho hari tariki 11 Mata uyu mwaka niho humvikanye inkuru ko Musenyeri Simone Habyarimana wa diocese ya Ruhengeri yitabye Imana akaba rero yaraguye mu gihugu cy'Ubutaliyani yitabye Imana afite imyaka 73 y'amavuko yavutse ku itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri mu 1950 avukira muri paruwasi ya Nemba akaba yaramaze imyaka 48 ahawe isakramentu ry'ubusaseredoti kuko yari hawe ku itariki 3 z'ukwa munani muri 1975 Musenyeri Simone yakoze imirimo itandukanye muri diocese ya Ruhengeri yanabaye igisonga cy'umwepiskopi wa iyi diocese muri 1994 yari igisonga cy'umwepiskopi na mbere yaho mbikane ko yari igisonga cy'umwepiskopi ubwo rero yaje kwerekeza hariya mu Butaliyani akaba bari kubibona hariya ku mashusho akaba ariho rero hanabereye n'umuhango wo kumusezeraho no kumuherekeza birumvikana ariya mafoto nayo nafatuye muri mu Butaliyani hari i Roma si Ruhengeri gusa na diocese ya Gikongoro hari intore y'Imana muri diocese ya Gikongoro rero aha muri diocese ya Gikongoro naho hari umubikira ni Sœur Eugenie Urukundo nawe yitabye Imana hari ku itariki ya 11 Mata muri uyu mwaka umva ko nejo bundi naho barashyigikiye kirekire uyu rero Sœur Eugenie Urukundo yari umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Ruramba muri diocese ya Gikongoro Eugenie rero ni umubikira wo mu muryango w'Abizera Mariya akaba yavukaga muri paruwasi ya Nyamata muri arkidiocese ya Kigali imihango rero yo kumuherekeza yo ni kuri wa gatandatu birumvikana
hanyuma Ferbier wenda muri makeya twavuga ko uyu nguyu Sir Eugenie yabatirijwe nawe i Nyamata ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 muri 1964. Ubwo rero akaba yarayavutse ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 muri 1964. Yabatirijwe i Nyamata ni naho yakomerejwe ku itariki 13. Reka rero tugaruke wenda ku bijyanye n'igihe yinjire muri uyu muryango. Twavuga ko Sir Eugenie yinjiye muri uyu muryango atangira novisia muri 86. Hanyuma muri 88 yahawe amasezerano ya mbere muri 88. Hanyuma muri 88 yagize amasezerano muri 95. 88 yahawe amasezerano ya mbere, 95 ahabwa amasezerano ya burundu. Ya burundu. Hanyuma rero yakoze ahantu hatandukanye. Twavuga ko akenshi yagiye akora mu bitaro. Yagiye akora mu bitaro kuko hano bavuga ko yabaye mu rugo hariya rw'Abizera Mariya ku Gisagara, yanabaye i Rwamagana, yanabaye na hano muri Arkidiocese ya Kigali, yiga muri Kashi. Rero kuva muri 2007 kugera muri 2023 nyine atabarutse yari mu rugo rw'Abizera Mariya i Ruramba hariya muri Diocese ya Gikongoro. Akaba rero yari nigeze no kuba umukuru w'uru rugo. Hanyuma ubwo yari na titulaire nyine birumvikana umuyobozi wa centre de santé ya Ruramba hariya muri Paroisse ya Gikongoro. Yagiye akora rero n'indi mirimo itandukanye nk'uko babigaragaza mu byamuranze. Hanyuma kandi bavuga ko yagaragaje urukundo rwinshi n'ubwitange mu butumwa bwo kwita ku barwayi aho yatumwe hose. Ubwo twakwibutsa ko atuvuyemo yarageze ku myaka 59 yose. 59 yose. Saho gusa tunasimbukire muri Diocese ya Nyundo. Muri Diocese ya Nyundo. Naho bagize ibyago byo gupfusha umufasha butumwa ngira ngo ubundi kera haraho bari bazabitago n'abakobwa musenyeri. Ferbe nyine bakunze barabivuga n'abafasha butumwa, ariko nyine hari naho babita abakobwa ba musenyeri. Ego nabo bafite uburyo babayemo muri ubwo buzima bwabo bahisemo. Ego kandi bagakora ubutumwa butandukanye. N'abafasha butumwa rero kuko no bafasha ubutumwa, bafasha mu butumwa butandukanye bwa Kiliziya cyangwa ubwo baba batumyemo. Uri Marie Nathalie, ego uyu watuvuyemo muri Diocese ya Nyundo, amazina ye yose ni Marie Nathalie Ikimpaye. Ngira ngo yavutse ku itariki ya 11 z'ukwa 7 1941 hari muri Paroisse ya Murunda. Ahita anabatizwa. Urumva uzima ngo ahise abatizwa. Hano yavukanye ngo uburwayi bwa asthma. Hanyuma bahita bamubatirisha. Ubwo ni mu kiganiro twagiranye n'umwe mu bafasha b'ingo turaza kubibona nyine niko yambwiye ko yavukanye uburwayi bwa asthma. Iwabo bagira ubwoba baravuga bati reka duhite tumubatirisha. Ahita abatizwa. Uyu rero Nathalie ngiye ku giti cyane nanjye namubonye mu myaka ya mbere yo Covid iza. Mva nari mu nzira zerekeza Rubavu. Naramusuye naramwiboneye. Niyo asima yarakifite. Urumva ko ni mu myaka ya 2020 hari na 20 cyangwa 2018 yarayifite rwose ariko agikomeye. Abara amateka yo mu gihe cya Bigirumwami Musenyeri Bigirumwami akayavuga abayibuka nkaho ari ejo byabaye ejo hashize. Urumva ko ni inzu y'ibitabo rero ishobora kuba tubuze. Yize rero mu ishuri nderabarezi ry'Imuramba. Yakoze mu bitaro bya Paroisse Kongo Nili. Yafashaga umuzungu witwaga ngo Tereza. Yaje kujya rero
muri paruwasi ya Murunda, akorana n'undi umuzungukazi witwaga nawe Agnesi, yaje kujya mu gihugu rero cy'Ubufaransa muri formation, ubwo ni ukwihugura birumvikana, kugira byongera kwihuguraho. Havuye rero yagarutse nanone mu ishuri ry'abakateshiste i Muramba, yiga mu ishuri ry'abaforomo rya Mibirizi ndetse na Rwamagana. Yahawe rero ubutumwa bwo gucunga umutungo muri Centre Saint Pierre muri diocese ya Nyundo. Iyi ni centre yo muri diocese ya Nyundo nyine. Hanyuma kugeza muri 2012 yashinzwe kwita ku bakecuru, abapfakazi, abanyantege nke. Nyuma yaje kugira rero intege nke nawe bitewe n'indwara n'uburwayi, ku buryo yagize n'ikibazo, aza kugira ikibazo cyo kujya yibagirwa Ferbien. Akaba rero yitabye Imana yari mu kiruhuko. Hanyuma rero Ingabire Dativa na Nyanzoga Speciose ni bamwe mu bafasha butumwa twaganiriye, bakaba baranabanye na Marie Nathalie, barabanye. Ubwo rero bavuga ko yaranzwe no gukunda gusenga, agakunda ishapure cyane, yakundaga ishapure cyane. Bavuga ko bamwigiyeho kugira ukuri, ngo yagiraga ukuri, ntiyakundaga umuntu ubeshya, yangaga ikinyoma. Hanyuma yakundaga kuvuga ijambo, hari ijambo tuganira n'aba bafasha butumwa babanye nawe, hari ikintu bambwiye ngo yakundaga kuvuga ijambo ngo duhekane mu ngobyi y'isengesho. Duhekane mu ngobyi y'isengesho. Ubwo aravuga ngo dusabirane. Dusabirane ngo bazahora bamwibukiraho iyo kiza abasigiye. Ubundi bakavuga ati wabonaga ari umuntu wabanye n'Imana, nubwo yari yaragize icyo kibazo cyo kwibagirwa, ariko yakundaga n'ubuzima buciye bugufi. Muri ubuzima buciye bugufi ngo yakundaga utwana. Ferbien hari ikindi bambwiye, ambwiye ko ari nawe wagize uruhare mu gushinga amatsinda ya bano basaza n'abakecuru bakuze. Muri radio diocese niwe watangije ari amatsinda, yagize uruhare mu kuyatangiza. Hanyuma n'amatsinda y'abana, utwana ngo twaramukundaga, ugasanga ari kuganira nabo bantu bakava mu bwigunge. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi rero mu 1994 hariho abapfakazi, nabo agerageza kugenda bashyira hamwe, akabahuza kugira ngo bave muri bwa bwigunge. N'ibikorwa nabyo bano babanye nawe badutangarije, bavuga ko mu by'ukuri ari byo bintu bazamwibukiraho, kuko yagiraga urugwiro rwa bose kandi agaharanira ko mu kindi yakundaga, ngo yakundaga gushaka ko abantu biga. Yakundaga gushaka ko abantu biga, baba bafite ikintu biga. Ukavuga kuko harimo uyu witwa Speciosa we, yanadutangarije ko ari we wamufashije kwiga, kuko yari yaragarukiye ngo segonderi. Arangije navuga ati ariko ntiwajya ujya mu misa y'Igifaransa, buriya mwigisha Igifaransa rwose. Arangije aramubwira ati rero akajya mu misa mu gitondo y'Ikinyarwanda, akanubwira kuza kujya mu y'Igifaransa nimugoroba. Yumva yatangiye kumenya Igifaransa, ati kubera iki tutajya kwiga, bituma yongera asubira ku ishuri. Ikindi kintu buriya Nathalie anazwiho cyane ni isuku, yaba ku mubiri, ku mutima, n'aho ari. Yarangwaga n'isuku, ukabona ikintu cyose kiri mu mwanya wacyo. Ibyo rero ni bimwe bazahora bamwibukiraho. Barabibona nyine ko ni mu kumushyingura, babikurikira kuri Pacis TV kuri ekara zabo. Mu kumushyingura rero barabona ko n'umwepiskopi wa diocese ya Nyundo yari yagiye kumuherekeza. Nibyo bari kwibonera hariya, ni ku itariki 13 yashyinguwe. Nibwo yashyinguwe ku itariki ya 13. Ngira ngo Vestina rero twakwihanganisha, hari benshi, bari benshi tugeraho, haratatugeraho, ariko ngira ngo muri rusange diocese ya Ruhengeri, diocese ya Nyundo ndetse na Gikongoro twabihanganisha. Ferbien tunibuke kwihanganisha bo mu muryango w'abarogationiste, kwa wa mupadiri Père Bernard Durwe, nawe yego yitabye Imana nawe. Ariko wakangaye kwa gatanu mutagatifu Ferbien, kwa gatanu mutagatifu nibwo nawe yitabye Imana, biramenyekana. Yari rero yari umupadiri nawe, ubona wagiye ukora ubutumwa butandukanye.
kuva 2017 yari ari no mu Rwanda hakorera ubutumwa nubwo avuka muri Cameroon ariko yari naha yasomeraga misa hano kuri Paroisse Regina Pacis mu rurimi rw'igifaransa. Yabaye mu korerabushake kuri Radio Maria Rwanda. Yego yabaye no muri diocese ya Kabgayi. Yize muri Iseka, hanyuma urumva yakoraga ubutumwa rero kuri La Chapelle ya Iseka, asomerayo misa n'ahandi muri diocese agakora ubutumwa butandukanye. Reka rero izi ntore z'Imana tuzifurize iruhuko ridashira, tuvuge ngo baruhukire mu mahoro, hanyuma yereke iteka. Turi ku musozo rero. Turi ku musozo w'ikiganiro cyacu, amakuru y'ingenzi ya Kiliziya Gatolika yaranze iki cyumweru turi gusoza. Ferbier, ubwo twavuga ngo reka tubanze tubifurize weekend nziza. Reka tubifurize weekend nziza. Ejo imvura yaguye Kigali, hari umuyaga. Hari umuyaga ariko natangije no kumva ko muri Kayonza Rwamagana hari izuba ry'ikikatumura ari amasaha ya 8 imvura yaguye. Reka twivuze ko rero n'ikirere uko kimeze kibumugisha kuri bose. Kibumugisha kuri bose. Ubwo rero mu bindi tuzaheraho wenda twababwira tuzaza tubikomerezaho nuko hari abayobozi abayobozi nabo bamatsinda cyangwa se twavuga ngo na abayobozi ba Poeri Cantores sibyo nabo bari mu mahugurwa bitabire mu mahugurwa hariya muri Paroisse ya Rulindo. Ubwo rero ko niko dusubikiye tuzagasubukuriraho. Hari inshuti yacu bahariya mu karere ka Karongi, nizere ko bidukurikiye kandi nayo wenda iri muri aya mahugurwa. Okay, bivuze cyane. Nawe niba ari umuyobozi umwe mu bayobozi b'amatorero ya Poeri Cantores, ubwo nta kuntu yaba nawe atari Maria rwose twizere ko dukurikiye. Tuzabigarukaho mu makuru yacu y'ubutaha. Hanyuma rero Ferbier tugire gutya tusezere ku badukurikiye. Abadukurikiye tubashimira umwanya baduhaye. Umwanya wabo baduhaye, bakomeze gukurikira Pacis TV mu biganiro byayo bitandukanye. Bibuke kandi ko Pacis TV ihari ku bwabo, ariko nabo bagira uruhare mu kugira ngo ibiganiro bya Pacis TV bikomeze mu kwishyigikira mu byo butandukanye. Nibyo rero butandukanye. Yari tuzasenga Hirwa Ferbier. Ari Vestine Mukaryi Mugabe nababwira ngo Ferbier wakoze. Yego, nawe Vestine wakoze. Nawe mwese mwakoze. Ciao, weekend nziza. Naho utaha. Au fur et à mesure que le temps passe, le progrès a toujours besoin d'un rang de lancement. Une onde numérique a pour objectif de répandre un bon message. Un message de paix dans toutes les nations. À partir de Pacis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Pacis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ.